twongeye kuba ikaze bakunzi bacu ba Scheduling Official, mwe mudukurikira umunsi ku munsi tuboneye kubaha ikaze. Wowe udukurikira ari ubwa mbere nkwibutsa ko iyi channel bayita Scheduling Official, iyi channel ibagezaho ibiganiro bya politiki mpuzamahanga mu buryo bw'ubusesenguzi. Ni channel igaruka cyane kuri politiki n'ubukungu muri rusange, twanyuramo incamake tukayareba inkuru runaka muri iyo minsi zirimo zatambuka, ariko abantu benshi badashobora gusobanukirwa. Ni inkuru tubagezaho zihariye zitandukanye n'inkuru musanzwe mumenyereye mu bindi bitangazamakuru. Mbibutsa ko ntari umunyamakuru ahubwo ndi umusesenguzi. Inshuro nyinshi ibiganiro tubagezaho bishingiye ku busesenguzi. Hari ibiganiro byinshi binyuraho cyangwa se inkuru nyinshi zinyuraho, ariko ntusobanukirwe byinshi byihishe inyuma. Ibyo rero mutabasha gusobanukirwa nibyo mbanyuriramo mu biganiro bagezaho uyu munsi. Wowe utarakora subscribe nyaboneka ukiri mushyashya uri kuyikore kugira ngo tubashe kugendana. Mbibutsa na like cyane, muzamure like zirafasha cyane, bituma mbona uko murimo muradukurikira nkamenya ibyo mukunze. Muri comment nkamenya icyo tugomba kongeramo mu biganiro tubagezaho, kugira ngo tubutaha tuzamenye icyo twongera cyangwa icyo dukosora. Yego, reka twanzike. Tugiye gukora ikiganiro cyacu kigiye kwerekeza muri Venezuela. Ni igihugu kiri mu majyepfo ya Amerika, cyangwa se muri Amerika y'Amajyepfo. Ibyo tugiye kugarukaho, benshi mushobora kuba mwarumvisha amakuru yabyo y'ibibera muri Venezuela, cyangwa se ku kibazo ifitanye hagati ya Amerika na Venezuela, ifitanye hagati yabo. Ibi ni byo tugiye gusesengura, ariko mbere ko mbisesengura ngiye kubanza banyuriremo amakimbirane Venezuela ifitanye ikibazo na Amerika. Amakimbirane hagati ya Amerika na Venezuela bashe kubanza kuyasobanukirwa, noneho tubashe gusesengura ikiganiro, ariko tuzi ngo dufite runaka icyo tugiye kuganiraho gifatika. Venezuela ni igihugu Amerika imaze iminsi yikoma, ivuga ko Venezuela yinjiza ibiyobyabwenge bya cocaine byinshi cyane mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse agiye inafata n'ibiyobyabwenge byinshi bishinja ko biva muri Venezuela. Bakabishinja perezida wa Venezuela bita Nicolas Maduro, ni perezida uyoboye igihugu cya Venezuela. Ariko Venezuela ikabihakana, ivuga ko Amerika ari iterabwoba ishyira kuri Venezuela kugira ngo ibone uburyo ki yakuraho perezida wa Venezuela cyangwa se ubuyobozi bwa Venezuela. Kubera ko ubuyobozi bwa Venezuela ntabwo ari ubuyobozi bwumvikana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo Venezuela buriya ni igihugu gisa nkaho cyagiye kuba komuniste cyangwa kuba socialiste cyane, kiyomora kuri Amerika kubera kwanga imyumvire cyangwa se amahame ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushaka kuyazana muri Venezuela. Mbibutsa ko iki gihugu cya Venezuela ni igihugu kitari cyumvikana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhera mu myaka ya kera kugeza n'ubu. Ntibumvikana kubera iki? System ya y'abakapitaliste cyane bashaka kuzana mu gihugu cy'iwabo. Kandi bakongeraho ko na Venezuela ari igihugu gifite peteroli nyinshi munsi y'ubutaka n'amabuye y'agaciro menshi, ndetse na gaze. Muri Venezuela ijyana na gaze nyinshi. Ibyo byose urabizi ko Amerika, dusubiye inyuma gato, Amerika hari ibihugu byinshi yagiye ibangamira. Ibyo itabibangamira mu buryo bwo kuvuga ngo wenda bijya yitwaza umutaka witwa ngo demokarasi, ariko mu by'ukuri ibyo ishaka gukora muri Venezuela ntabwo bitandukanye n'ibyo ishaka gukorera muri Libya. Ko Libya murabizi ko muri 2011 gusunika kwa Gaddafi, mu gihe Obama yari ayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bayisenye bavuga ko bari bitwaje ko Gaddafi abangamiye umutekano w'igihugu cye, ahari umutwe batumvikana cyangwa se izindi nyeshyamba zitumvikana. Ariko mu by'ukuri
ntibyatinze kugaragara ko ibyo bashinjaga Gaddafi bitari byo, ahubwo zari inyungu zindi bari bakeneye, kuko n'ikimenyimenyi n'ubu kwa Gaddafi haracyari ikibazo cy'imitwe ibiri iri muri Libya, yaba ku gice cy'uburengerazuba bw'isi no ku gice hiyomoye gishaka kugenda gusubiza ku murongo igihugu cya Libya ngo cyongere kibe kimwe. Aho karakanyuzemo. Tugarutse hano kuri Venezuela, ni igihugu kiri mu majyepfo ya Amerika, kiri ku gice cy'Amerika y'Amajyepfo, ubwo ni Amerika Latine. Amajyaruguru yayo haba igihugu cya Cuba. Murabizi ko Cuba nayo ni igihugu kitumvikana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi mubizi ko ari cya gihugu cyumvikana n'Abarusiya n'Abashinwa cyane. Buriya na Venezuela nayo ni uko. Hagati yacu mu majyaruguru yacu gatoya naho hari inyanja ya Caribbean Sea. Ni inyanja ihari bahora bakumiramo Abanyamerika cyane kugira ngo bategere igihugu hagati ya Cuba na Venezuela. Ni ahantu bahora bakontorora Abanyamerika cyane. Twigarukiye hano rero, mu by'ukuri ikintu bapfa, ariko mbere ko tujya ku kintu bapfa, reka twari turebe abasirikare Amerika ihadiployinze bagera ku 4,000 byose ngo bagomba kujya guhangana na Cuba. Bakahangana na Venezuela. Buriya abantu benshi bazi ko zanga 4,000 bije guhangana na Venezuela. Oya, aha reka mbasobanure neza. Buriya baje guhangana n'ibihugu bibiri, Cuba na Venezuela, kuko ntabwo uzahangana na Venezuela utabanje guhangana na Cuba, kuko hari intwaro nyinshi z'Abarusiya, hakaba intwaro nyinshi z'Abashinwa, yaba tukongeraho no muri Venezuela mu majyepfo yayo ntajya kure hari igihugu cya Brazil. Brazil nayo iba mu cyo bita BRICS, kandi iyo BRICS nayo ni umuryango uhabanye cyane n'umuryango wa NATO cyangwa se andi matwara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu by'Uburayi. Ari mu mahame atandukanye. Bivuze ngo Brazil nayo hari hafite intwaro nyinshi z'Abashinwa n'Abarusiya zifite tekinoloji iteye ubwoba. Bivuze ngo bishobora kuzoroha ko zirangabo izigera mu 4,000 Amerika ihazanye n'amato. Bivuze ngo bishobora kurangira hajemo igihugu cya Brazil, ko Brazil ntabwo izemera ko Venezuela bayirasa, ko bayirashe yabototera igihugu cya Brazil. Brazil nayo hari ibintu byinshi tumvikana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikarangira banototeye igihugu cya Cuba. Ubura mu majyaruguru ya Cuba habaho state bita Florida. Babandi babazi abita za Miami buriya yijyanye n'igihugu cyitwa Cuba. Bivuze ngo ari ahantu Amerika yaba ihagize cyangwa se yashyize izindi mbaraga ku buryo ishobora kototera igihugu cya Cuba, Venezuela na Brazil, byose bikagendera hamwe. Perezida wa Venezuela rero nawe yatangaje ko hari ahantu Amerika ikomeza kwadeployinga ingabo, ko nawe afite ingabo 4.5 miliyoni ziteguye kuba zishobora kuba zakataka igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se bagasenya ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bibegereye, batitaye ku masubmarine ahari n'intwaro zindi baba bahegereje, ko baba basezeranyije ko baramutse babegereye byoroshye kuba banasenya ibikorwa remezo byabo bya gisirikare byegereye ya bihugu, yaba ibyegereye Cuba n'ibyo bakegereza Venezuela, ko biteguye kutababisenya kandi bakabisenya mu gihe gito. Kandi bongeye bababwira ko ingabo 4,000 bagiye kwa deployinga bamaze kuhageza, biteguye ko Amerika igomba gutegura
uburyo igomba gucyura imirambo ihuye n'ibihumbi 4 by'ingabo bazanye, ko biteguye ko batazatuma bakandagira ku butaka bwa Venezuela, ko ikizaba kibazanye kizaba baje kwiba umutungo wa Venezuela. Yego, wenda nk'abatindiye reka tugarukira aha. Byinshi kuri Venezuela nzajya mbibaganiriza, kugira ngo ikiganiro kitaza kurambirana. Nzabategura ikindi kirambuye ku makimbirane ya Venezuela na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akare kanyuzemo tugendeye ko byari bitambuka muri iyi minsi, ariko ibyinshi muzabisobanukirwa. Ciao ciao.